Intambara ikomeye nicyo cyigisho cy'iki gihembwe. Muri iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko ivuga ngo intambara yegereje. Kuri uyu wa mbere rero dufite ingingo ivuga ngo intambara iheruka ivugwa mu byahishuwe. Icyo kwibukwa turi kurebera hamwe muri iki cyumweru kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 umurongo wa 17. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Mbere ko tujya mbere muri iki cyigisho cy'uyu munsi, tubanze dusenga Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye kuri umuremyi wacu. Tugushimiye ko watugiriye ubuntu kugira ngo twongere twige amagambo yawe kuri uyu munsi wa none. Uduhe Mwuka wawe wera kugira ngo abane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Intambara iheruka ivugwa mu byahishuwe. Niyo ngingo y'uyu munsi. Ubutumwa bwo mu byahishuwe burimbitse cyane kuruta ibimenyetso by'amayobera, inyamaswa zidasanzwe n'ibimenyetso bidasanzwe. Ubwo butumwa buvuga ukuri kw'iteka kwatanzwe n'Imana y'urukundo ikunda igisekuru cyo mu gihe giheruka. Intambara iri hagati ya Kristo na Satani yatangiriye mu ijuru, ishingiye ku kuramya, kandi izagera mu bushorishori igishingiye mu kuramya. Reka tugereranye ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 7 ndetse n'umurongo wa 9 n'ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11. Mbese nihe nsanganyamatsiko y'ingenzi y'ibyahishuwe muri iyi ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi ibera mu isanzure? Reka dusome mu byahishuwe igice cya 14 turebe umurongo wa 7 n'uwa 9. Haranditse ngo, umurongo wa 7 avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Umurongo wa 9, marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Ibyahishuwe kane 11, Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho, kandi icyatumye biremwa niko wabishatse. Icyubahiro nta wundi tukwiye kugiha uretse umuremyi wacu, kandi nta kintu cyatuma tuyiha icyubahiro nuko ari we muremyi. Kuramya rero bifitanye isano no kurema, kuko ukwiriye kuramywa ni umuremyi, kandi Imana niwe muremyi. Mu byahishuwe kuramya n'irema nisanga n'ingoyi, mbese ntibishobora gutandukanywa. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 7 haduhamagarira kuramya Uwiteka waremye byose mu buryo bwo kuvuguruza ikinyoma cyihindagurika, kandi cyatwaje abantu batuye isi umugaru mu binyejana 2 bishize. Isabato ni urwibutso ruhoraho rutwibutsa abo turi bo. Ihora itwibutsa ko turi abantu baremwe, kandi ko umuremyi wacu akwiriye kubahwa no kuramywa. Iyi niyo mpamvu umwanzi yanga isabato cyane. Nshuti bakundwa, tuzirikane yuko kuramya Uwiteka ari ibintu by'ingenzi cyane, kuko Uwiteka niwe muremyi wacu. Tukwiye kumenya yuko Uwiteka ari we muremyi wacu, bigatuma tumwubaha ndetse tukamuramya. Mu byahishuwe iki gice cya 14 umurongo wa 7 ngo twubahe Uwiteka kandi tuyihimbaze, turamye Imana kuko ari umuremyi wacu. Turamye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, mbese turamye iyaremye ibiriho byose. Inyigisho zihindagurika zigaragaza ko umuntu yakomotse ku kindi kintu ni inyigisho zihakana ko Imana ari umuremyi. Mbese ni inyigisho zivuga ko ibiriho byose byagiye biba ku bwihindagurika. Rero muri aya mateka asoza isi tukwiye kuzirikana yuko Uwiteka Imana ari umuremyi,
kandi ni umuremyi wa byose. Ikiruhuko cy'isabato rero ni urwibutso ruhoraho rw'Uwiteka, kandi rushimangira ko Uwiteka ari umuremyi. Reka dusome mu Byahishuwe 12 umurongo wa 17, dusome na 14 umurongo wa 12. Mbese kuramya umuremyi bihabwa ubuhe busobanuro? Ni ubuhe busobanuro buhabwa kuramya umuremyi? Reka dusome aya magambo. Byahishuwe 12 umurongo wa 17. Twongere dusome Ibyahishuwe 14, dusome umurongo waho wa 12. 12:17 haranditse ngo, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. 14 umurongo wa 12 haranditse ngo, Ibyahishuwe, aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira ukwizera nk'ukwa Yesu. Kuramya umuremyi rero binyuze mu kwitondera amategeko y'Imana biyabanye no kuramya inyamaswa. Imana izagira ubwoko bwayo mu bihe biheruka buzakomeza kuyibera indahemuka, nubwo habaho kuramywa ndetse no gutotezwa bikoranywe ubukana mu mateka. Ubwo kuruhuka ku isabato y'ikinyoma mu rwego rwo gukurikiza itegeko rya leta binyuranyije n'itegeko rya 4, bikazaba ari indahiro yo kuyoboka ububasha burwanya itegeko ry'Imana. Kuruhuka ku isabato y'ukuri mu rwego rwo gukomeza amategeko y'Imana ni igihamya kigaragaza kumvira umuremyi. Bene data, ubwo za leta zizashyiraho itegeko ryo kuruhuka umunsi w'icyumweru bikaba itegeko, abaruhuka isabato y'ukuri y'Imana bizaba ari igihamya gikomeye cyane kigaragaza yuko bumvira umuremyi, kuko abantu b'Imana bazemera kwishira mu kaga ko kugira ngo bumvire amategeko y'Imana kuruta uko bazaba bumvira za leta ndetse n'amategeko yashizweho na leta anyuranyije n'amategeko y'Imana. Bene data, Ibyahishuwe 14 umurongo wa 12 avuga ko abo bayoboke biyemeje gukurikiza umukiza bazagira kwizera nk'ukwa Yesu. Rero kwizera nk'ukwa Yesu ni ukwizera kwimbitse cyane ku buryo kwiringira igihe kudashobora kubona, kandi gukomeza kwihangana igihe kudasobanukiwe. Ni impano itangwa na Yesu duhabwa no kwizera, kandi kuzadufasha kunyura mu ntambara igiye kuzabaho. Bene data, iyi ntambara igiye kuzabaho ni intambara ikomeye cyane, aho umukristo akeneye kugira ukwizera nk'ukwa Yesu. Uku kwizera kuzadushoboza kwiringira igihe kudashobora kubona, kandi gukomeza kwihangana igihe kudasobanukiwe. Kwizera nk'ukwa Yesu bizadushoboza gushikama mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Bene data, tukwiye guhagarara ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Nubwo badushira itegeko ry'agahato kangana ute, duhagarare dushikamye. Imana ni umurengezi wacu, azaturinda kandi izadushoboza byose. Icyo ngusabye kuri uyu munsi wa none ni uguhagarara ushikamye, bityo uru rugamba cyangwa se iyi ntambara iheruka ivugwa mu Byahishuwe izasoza amateka y'isi, tuzabashe kuyitsinda, kandi tuzayitsinda ariko dufite ukwizera nk'ukwa Yesu. Kwizera nk'ukwa Yesu tuzabihabwa bitewe n'ukuntu twumvira ijambo ry'Imana. Icyo ngusabira kuri uyu munsi wa none ni uko wakwimbika mu ijambo ry'Imana ukanaryumvira. Nicyo ngusabiye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusenge Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje ko wabanye natwe kuri uyu munsi wa none. Tugushimiye kubw'amagambo meza tumaje kwiga. Tumaje kubona iby'intambara ivugwa mu Byahishuwe. Iyi ni intambara izaheruka amateka y'isi. Turagusabye rero kugira ngo uzaduhe gutsinda iyi ntambara. Tuzahagarare dushikamye bityo tutazatsindwa n'umwanzi Satani. Ibyo ni byo tugusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.